Haleluya, haleluya, turambura ibiganza. Haleluya, Imana ishimwe. Muri iyi minsi itambutse yose, buri gihe iyo ngeze mu rusengero niyo ndimo ngenda nibuka yuko ijuru rihari. Yesu ashimwe. Binyibutsa yuko ijuru rihari, hanyuma nkarwana intambara yo kugira ngo nzarijyemo. Yesu ashimwe. Muririmbyi yaririmbye avuga ngo ndasiganwa ariko ntabwo ari nk'utazi yonjya. Yesu ashimwe. Aravuga ngo ndaterana ibipfunsi ariko simusha. Haleluya. Aravuga ngo ndashaka gusingira. Haleluya. Ndashaka gusingira kuko hari ikintu Kristo yamfatiye. Imana ishimwe. Aravuga ngo icyo kintu ndashaka kugisingira. Haleluya. Hanyuma ndagira ngo mbibutse ko uko bimeze kose tuzajya mu ijuru. Imana ishimwe. Hanyuma tuzajya mu ijuru, kandi umunsi twagiye mu ijuru ntabwo tuzagaruka mu isi. Haleluya. Reka nsubiremo aka kantu. Umunsi twagiye mu ijuru ntabwo tuzagaruka mu isi. Mu myaka yatambutse twigeze dusengera ahantu, umwigisha aravuga ngo abantu bumva bashaka kujya muri Amerika no kujya mu bihugu by'i Burayi baze bapfukame. Abantu benshi baraza barapfukama, njye ntabwo nagiyeyo. Ntabwo ari uko nakunda muri Amerika, ariko nzajyayo Imana yabishatse. Ntabwo mu masengesho nigeze nsenga nabyo kujya hanze bibamo, si byose. Nzajya mu ijuru nturutse mu Rwanda, siko bimeze. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo muri Amerika abantu bajyayo kandi bakagaruka. Nimujya mubabona se? Ndetse hari n'igihe bagenda bameze neza bakagaruka barakoze direde. Hari igihe bagenda bameze neza akagenda yambara neza akagaruka asigaye yambara akajipo kameze nk'umukandara. Nyine aho ni mu isi. Ariko umunsi tuzajya mu ijuru, haleluya, ntabwo tuzagaruka. Kandi reka mbabwire, nubwo atari byo ndibwigisha uyu munsi, ariko ndagira ngo mbabwire ngo turava muri iyi si tujya Siyoni. Haleluya. Turava muri iyi si tujya Siyoni. Ahubwo igikomeye ni ukumenya niba twiteguye kujya Siyoni. Iyo turirimba indirimbo dukunda kuririmba, tujya turirimba ngo ibimenyetso birerekana yuko Yesu aza vuba. Haleluya. Ariko rimwe na rimwe sinzi niba mu mibereho yacu, mu masengesho yacu dusenga ya buri munsi, dusenga twitegura yuko Yesu agaruka vuba. Hanyuma kubera ko abarokore dufite ibigeragezo bitandukanye, twahanze amaso amasengesho asengera ibigeragezo, ariko twibagiye gusengera kujya mu rurembo rwa Siyoni, si byo se? Ariko mwambara imbaraga. Haleluya. Mwambara imbaraga. Imana ishimwe. Mwambara imbaraga kuko ijuru ryo rirahari, kandi biravuga ngo ni ijuru ry'intwarane, si byo se? Ntabwo ari ijuru ry'abantu babonetse bose. Hanyuma turusheho kugenda dusengera ubugingo, dusengera kujya Siyoni. Ibi bigeragezo tunyuramo byo ntabwo bizigera bibura, si byo se? Muri iyi nzu baririmbye ngo ntabwo hazabura intambara. Aravuga ngo ntabwo n'amahoro azahoraho. Turi mu isi aho isi idashobora kukwemerera kugira amahoro arambye. Ntabwo bishoboka. Uko byagenda kose
isi iratuvangiramo akantu kabi gatuma amahoro adahoraho mu rugo iwawe, gatuma amahoro adahoraho mu kazi iwawe, gatuma amahoro adahoraho mu mirimo ukora, gatuma n'amahoro adahoraho no mu makorari. No mu rusengero ntabwo amahoro ahoraho, si byose ako rero ni akantu isi ivanzemo. Ariko muririmbyi yararirimbye abwira abantu bari bari kumwe, bababwira ngo reka mbaganirire ibintu biri muri urwo rurembo. Indirimbo ya 400. Dusome ijambo ry'Imana, dusome Yobu dusome igitabo cya Yobu ibice 36. Twihute tujye ku rupapuro rwa 509. Twahageze twese, dusome ibice 36, dusome umurongo wa 11. Haranditse ngo nibayumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara imyaka yabo mu byishimo. Haleluya. Reka twongere tuyisubiremo. Nibayumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara imyaka yabo mu byishimo. Tuvuge ngo amena. Twongereho irindi muri Samweli, igitabo cya Samweli dusome ibice 2. Samweli wa mbere ibice 2, numva twese twahageze ni hafi. Umurongo wa 30 haranditse ngo nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iti, nukuri nari navuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose, ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Umva ye, iminsi izaza nzakuvutse amaboko, wowe n'urugo rwa so, he kugira uwo muri mwe uzagera mu zabukuru. Ubu umurongo wa 32 uko uvuze ngo kandi mu byiza Imana izaha Abisiraheli byose, wowe uzabonera umubabaro mu nzu yanjye, nta n'umwe wo mu nzu yawe uzagera mu zabukuru iteka ryose. Tuvuge ngo Imana idufashe. Ntabwo nakwirirwa mvuga ngo tuvuge ngo amena, tuvuge ngo Imana idufashe. Hanyuma ijambo shaka ko tuganiraho ni iri jambo ryo muri Yobu rivuga ngo nibayumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara imyaka yabo mu byishimo. Nibyo nshaka ko tuganiraho aka kanya ndetse n'umunsi w'ejo. Yesu ashimwe. Nibayumvira, haleluya, bakayikorera bazamara iminsi yabo mu byishimo. Hanyuma ngo bazamara iminsi yabo baguwe neza. Hanyuma ngo bazamara imyaka yabo mu byishimo. Yesu ashimwe. Ndashaka kuvuga ku bintu bijyanye no kumvira Imana. Ndashaka kuvuga ku ijambo rijyanye no kumvira Imana, kandi iri dusomye ririmo aya magambo abiri, nibayumvira bakayikorera. Nibyo ngibyo, kuyumvira no kuyikorera. Hanyuma reka mpere muri kiriya gitabo cya Samweli
bariya ni abantu Imana yagiriye neza. Wari umuryango w'abatambyi, yari umugabo witwa Eli wo mu batambyi b'Uwiteka. Uwiteka yari yaratangije umuryango wabo ngo babe abatambyi b'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo bagombaga kurya ibyo mu nzu y'Uwiteka, ariko bikagira amabwiriza, bikagira amategeko, atari ukuvuga ngo baratetse hanyuma uragiye upfuye kurya. Hanyuma uyu Eli yabyaye abahungu, amaze kubabyara nabo bakurira ku rusengero, ariko bamaze gukurira ku rusengero ntibiga, cyangwa se bariga ariko banga kubaha amategeko y'Uwiteka. Mundebe bakuriye ku rusengero kubera ko papa wabo ariho babaga akora imirimo y'Uwiteka, bakura babona se, ariko ntibakora imirimo myiza, ntibubaha Imana kandi barakuriye imbere y'Imana aho Imana ikorera. Reka mbabwire ikintu gikomeye muzitondera. Ntabwo kuba imbere y'Imana iminsi myinshi cyangwa se imyaka myinshi abantu bamara mu rusengero ntabwo bikanga Satani. Mwarabibonye? Ntabwo kumara imyaka myinshi mu rusengero, kumara imyaka myinshi muri korali, kumara imyaka myinshi uririmba ntabwo bikanga Satani. Dore ikintu kinesha Satani ni imbaraga ufite. Imbaraga ukura imbere y'Imana, imbaraga ubana nazo nizo zinesha Satani. Hari igihe rero abantu baba imbere y'Imana bakahaba igihe kirekire ariko ntibahakura imbaraga. Hanyuma abahungu ba Eli ngo bajyaga bafata igiti bakagenda bagatikwa mu isafuriya itetse inyama, ngo icyo giti cyazamuraga bahitaga babijyana. Abagaragu babo barazaga bakabwira abatetse inyama, bakababwira ngo baradutumye ngo nimuduhe inyama tujyanire ba databuja, kandi nimutanaziduha turazifata ku ngufu. Kandi bari bazi ko ibyo bintu bizira. Ngo bagafata igiti, reka ngishushanye nk'uko bafata igiti giteyemo n'imisumari imeze gutya, hanyuma ngo bagatikuramo ibizamutse bakajyana ibyo ngibyo. Ibyo bintu bibabaza Imana iri mu ijuru. None se aba bahungu bazize iki? Bazize ko batabonye Imana ikora, bazize ko batigishijwe amategeko, bazize ko isaba babereye ikirungo, bazize yuko babaye iruhande rw'Imana ariko ntibamenye uko Imana ikora. Yesu naza ibintu bizatungurana. Niyo mpamvu bavuga ngo kwambara imbaraga. Gusengera ibigeragezo duhura nabyo ni ngombwa, si byose ni ngombwa, ariko twibuke no gusengera ubugingo, kuko Yesu bwacyaza akaza n'ibyo bigeragezo bitaraza. Bwacya Yesu akaza ibigeragezo bitararangira. Reka mbabwire, uzi ko inzu Imana yakubwiye Yesu ashobora kuza utaranayisakara, hanyuma ukamara iminsi 3 usengera inzu. Mana we, inzu yanjye we, shyiraho amabati we, icyamukamba nawe kwanuza we, nkaho kwanuza n'andi yashaka. Iminsi 3 upfukamye ku mukeka utarabwira Imana ngo Mana, ubugingo bwanjye nibwo buzakubona, nyezo ntunganye kugira ngo nzakubone. Sinzi niba munyumva neza. Muracyanyumva? Tuvuge nanone. Ayo masengesho twagiye tuyabamo y'iminsi myinshi,
yo kwikorera amabuye. Umuntu akibabaza akikorera ibuye akarizamura umusozi, yagera hejuru akarihirika, akavuga ngo ibi bigeragezo ndabihiritse. Hanyuma se byigeze bivaho? Ababihiritse mwabonye byarahirimye ra? Uwabihiritse bigahirima akaba ameze neza uyu munsi, azamura ikiganza. Hari umuntu wabihiritse akabona birahirimye burundu. Kubera ko ibigeragezo bizahoraho, kandi tukaba dufite igihugu tujyamo kitari ibigeragezo, twitegura iki gihugu kurusha guhora dusenyera ibi bigeragezo. Nta bantu se muzi bafite abana bagwa ibicuri, hanyuma se wagira ngo nuko atamusengeye? Na Imana yakimukiza, ariko kikamukimukiza ku myaka 7, cyangwa Yesu akaza. Kandi buriya ushobora guhora urira ngo umwana wanjye w'umwaka umwe, udasengera ubugingo Yesu aje yajyana uriya mwana, kandi we wasigara. Turi ku ijambo rivuga ngo nibayumvira, si byo se? Nibayumvira bakayikorera, nibayumvira bakayikorera, bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara imyaka yabo bari mu byishimo. Uzi ko hari abantu Imana yahaye ikamera nk'aho basubirije ibisubizo bikeya, bakaba baravuye ku Mana. Reka mbabwire, ntabwo ibintu Imana yiteguye kuguha ari biriya waguhawe byonyine, haracyariho n'ibindi. Mwanyuba, ntabwo ibintu Imana yiteguye kuguha ari biriya waguhawe byonyine, haracyariho n'ibindi. Hari abantu bameze nk'ababimazeyo, mwanaganira akakubwira n'uwo Imana usenga itameze nk'iyamugiriye neza. Imana ni imwe, nta murumuna w'Imana ubaho, si byo se? Nta na mukuru w'Imana ubaho, ntawe. Imana ni imwe. Hanyuma uyu wawe twasomye yaratuye mu gihugu cyitwa Uzi. Yari umugabo wubaha Imana n'Imana imwemera, si byo se? Yari umugabo w'ibigo ngo yubahaga Imana, akayumvira, akagendera mu nzira zayo, kugeza igihe Imana yavuze ngo ndakwemera Yobu. Hanyuma rimwe umva ikintu cyabaye, ngo abana b'Imana baza gushengerera. Hanyuma ngo na Satani araza, si byo se? Muzi ko mujya muza kurepeta na Satani akaza, murabyemera? Burya muri repetisiyo hariya muba murepeta muhagaze, haba harimo abantu, kandi ntabwo aza gutya gusa, azana n'umuntu akamuzana mu ikote. Umuntu akaza muri repetisiyo agatunganya akajipo ke kageza, abizi ko aje muri repetisiyo y'Abadeperi. Uwo muntu amazanye na Satani, si byo se? Kugira ngo dirija navuga ngo ariko aka kajipo kawe kubona bimeze gutya, avuga ati ubu se urabona ari ngufi, aba ariko akubwira. Dirija akoresha repetisiyo barakaye, abadisipurine baba barakaye, repetisiyo ibihe, kubera ko harimo abana b'Imana baje gushengerera bakazana na Satani. Uza bya bimenyetso mujya mukora ngo tuzicara turuhuke, uwambaye akangaka yakwicara, mubwize ukuri. Hanyuma umanza ndi mu gihe cyo kuvugisha ukuri kwinshi, manza ndi mu gihe cyo kuvugisha ukuri kwinshi, murajya munyihanganira. Yakwicara ngo tuzicara,
hanyuma se uyu muntu kandi ko bazicara bakaruhuka wakaba yicara neza cyangwa tuzicara turuhuke ibi bintu se birakunda. Hanyuma ngo abana b'Imana baje gushengerera, Satani nawe azana nabo abatirije mu itonde. Aya marepetisiyo arimo na Satani ba perezida mu itonde. Satani nawe aza gushengerera. Mana ngira mubaza ngo urava he Satani, urava ukajya he? Abakara abana b'Imana bari baje ibi bintu ubyivanze muti ko bana b'Imana bari baje gushengerera. Satani wowe ujuti. Satani aravuga ati ariko njyewe akazi kanjye bakazi ni ukuzerera, si byose nta nubwo wavuga ngo nari ndimo ntembera, ahubwo ngo nari ndimo nzerera mu isi. Hanyuma mbonye abana b'Imana baje nanjye mfatamo umwe turazana. Witonde utaza kuza mu rusengero Satani yagufatiye mu isantire. Hari igihe bahagaze hariya mu isantire avuga ati hari abagiye kumanuka mu rusengero, ndarebamo umwe tumanukane, si byose? Akakwitegereza akavuga ati nkurikije uyu nguyu byararamo, telefone zirara zimuhamagara, ibyo yirirwa avugira mu kazi, uyu niwe tumanukana nta wundi. Ndabona afite ahantu, afite icyumba rimwishyiramo bikemera. Hari abantu bafite icyumba bashobora gushyiramo Satani kandi bakajyana nabo. Hari n'uwari akavuga ati ndabona uyu nguyu nta mwanya mfitiye, bati uyu nguyu ndamwitegereje ndebye uko asigaye agenda amasengesho akora muri iyi minsi, mbona nta mwanya afitiye. Ariko akafata umwe akavuga ati tumanukane, mwagera muri korari. Baracana baranyegeza ikata mugacana bikanga, kubera ko harimo umuntu wazanye Satani amubitsemo. Hanyuma Imana iravuga ngo witegereje umugaragu wanjye Yobu. Mana ngo aranyumvira, agenda mu nzira zanjye, mu byo akora byose. Satani avuga ngo ntago yabura kukumvira kubera ko wamuhaye ibintu byose, none mu burenganzira. Imana aramubwira ngo genda ndakwemereye umukoreho. Muzi ibintu Yobu yahuye nabyo, abana barapfa, amatungo arapfa, ibintu birakomera. Yobu avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa. Haleluya! Abana bazasubira mu nda y'isi ari nta kintu na kimwe nambaye. Navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Haleluya! Igihe avuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Reka mbabwire, muzi ko ibi bintu byose twirukankamo, iyo umuntu yapfuye nawe se isazi iri mu ikofi 500, note 500 ni uyizi, itagura n'ikiro cy'ibirayi, baragusaka bakayigukuramo, ntabwo bagushyira mu isanduku inoti ya 500 ngo uyimanukane. Byakunda se? Byakunda? Ntabwo mu isanduku ngo umanukanemo 5, usize abana, usize umugore, usize waso wanyu, baragusaka bakavuga ati kuramo shyira hariya ugende wenyine. Si ibyo twirwa twirukanka inyuma se? Ubu nibyo biri bunzamure hariya haruguru mu kanya. Nkirirwayo umunsi wose, bikazamura Sarafina akirirwayo, ni amafaranga, ni ubutunzi, nibwo dushaka, ariko nta kintu na kimwe tuzamanukana. Ariko uyu Yesu, haleluya,
uyu Yesu no mu rupfu tuzajyana. Mana ishimwe, mutunge Yesu. Iri jambo rifite ibintu byinshi ntarivugaho, ariko tugiye gusoreza aha ngaha, tuzakomeza n'ejo. Si byose muranyihanganira, ibintu byo kubaryoshya Imana nibima nzabibazanira, ariko ubwo ni ibingibi biri kuma muri iyi minsi, si byo? Ariko mwumvira Imana. Haleluya. Mukorera Imana nk'abantu bava mu isi bakajya Siyoni. Kubera ko twigishijwe inyigisho nyinshi zitukangurira gukunda isi, turayigundira koko. Reka mbabwire, ubu hanze aha ngaha abantu barashonje, kubera ko abantu bamwe turya saa sita na nijoro, ntabwo dushobora kumenya ko abantu hanze aha ngaha bashonje, ariko dukwiye kuba tubizi. Biravuga ngo mugirire neza abantu bose, cyane cyane abo mu nzu ya so. Buriya twigeze tuva muri korari, umuntu umwe aza gushima Imana, ashima Imana ko Imana yamuhaye inkweto. Aravuga ati nari maze imyaka myinshi nta nkweto ngira. Ntabwo ariko atazifite, yari afite agakweto kamwe nako kashaje. Ngeze aho ndavuga ntari ko uyu murimo dukora ni bwoko ki? Koko peyi abantu umuntu atunga ibiro 70 by'ibishyimbo 100 mu nzu, hanyuma muri korari habamo umuntu burara unabwirirwa. Reka mbabwize ukuri, turatara icyokere nk'uko tujya mu kibuga hariya tugakora siporo. Mugirire neza abantu bose, cyane cyane abo mu nzu ya so. Umuntu amara amezi 6 atararya ibishyimbo, arya soya, hanyuma ubura niyerekwa kandi wari mubona ko ahubangana. Wowe ufite ibiro 80 by'ibishyimbo mu nzu cyangwa 100, nitugera hano dukubitemo dirija, dukubitiremo piano, adukubitiremo za sebeni, bya bintu mujya mukubitamo, tubyine ngo turajya mu ijuru. Yesu yadukopeje ibibazo azatubaza, sibyo? Yadukopeje kimwe mu bizami azatubaza. Nari nshonje muramfungurira. Cyo si ikibazo se? Nari nshonje, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura. Reka mbabwire akantu nabonye. Abafite telefone zibamo WhatsApp muzamura ikiganza. Ndabona ari benshi. Ngira amagurupe menshi mbaho ya WhatsApp. Hanyuma iyo umuntu umwe mu bantu bifashije tuba tugiye tuziranye yagize ikibazo agapfusha umwana, hahita haza akarisite ngo ko kwitanga 150, 50, 80, nanjye ukanyakajya nkakora mu mugongo nkabona nanjye 15 cyangwa 20. Hanyuma kuba ko habamo n'abandi bakennye bavuga ngo kanaka yagize ikibazo umwana we yapfuye, 200, 1000, 500, 3 hatarabona abo kubikuza. Kandi nyinshi ni gurupe z'abarokore, si byose? Ni gurupe z'abarokore, ni gurupe z'abarokore. Hanyuma murabizi ko muraziranye, muzi ko atishoboye. Hanyuma kwa kanaka umukire watanze 20, kandi abana muri korari bagashaka muri korari ngo mwitange,
kwa kanaka w'umukire, kanaka gatanga 20,000, uw'umukene 1,000, 5,000 watanze menshi, kari nawe ukeneye isanduku. Tuvuge nk'Imana itubabarire. Ibi ntabwo bijya biryohera abantu.